ngaho nawe reba ibintu bari gukora. mugabanye kubogoza ibi ntabwo ari bishya, iyi ni gahunda ya leta. hanyuma sha mwebwe musenya inzu y'intore ntimuyisenyesha amanyundo, inzu y'umuyobozi nkuriya bayisenyesha tingatinga kandi nayo nayizanye. igihe utaragera kuri wa murongo ndakwihorera, ariko nugeraho ntabwo umenya icyagukora. ese into ubwo uri mu biki ko mbona ukomeje kuzamura akaciko? urabona ibi ari ibihe byo kurwana urugamba. none si ibi bihe ni byo kurwana urugamba ntawe bikwiriye gutera impungenge. ushatse rwose wayisubiza mu rwubati. umwe yagize atya arabaza ngo muzihe nzira ya demokarasi se iyi ntambara se ngo mubohe buryo. intore reka kureba nabi barafinda. mubohe buryo. ugize ngo iki barafi? ngo mubohe buryo. bushobora kuba ari uburyo bwa tingatinga, uburyo ni bwinshi barafinda. intore wabyumvise ibyo barafinda avuga? igihe utaragera kuri wa murongo ndakwihorera. ngo mubohe buryo. bushobora kuba ari uburyo bwa coronavirusi, uburyo ni bwinshi barafinda. ni mu nzira za demokarasi yihuse, buherekezwe n'umurindi w'Uwiteka atigeze abonaho kuva yavuka. ugize ngo iki barafi? iyamuremye iraje imukureho nk'uko yakuyeho Farawo, uko yakuye Saddam Hussein, Mobutu Sese Seko n'abandi benshi. intore ni wowe barafinda ari kubwira, ntabwo ari jyewe. igihe utaragera kuri wa murongo ndakwihorera, ariko nugeraho ntabwo umenya icyagukubise. erega intore kuba dusenyera abaturage ngo batuye mu manegeka ntibivuga ko nawe utasenyerwa kubera ko uri umuyobozi. ariko ahandi mu bindi bihugu umuyobozi ntacyo avuze ni kimwe n'abandi baturage, tingatinga ahubwo iraza igatingatinga ihereye ku bayobozi bose, nuko bagakuraho umwanda. ubu si ko twasenyeye barafinda we si umuntu nk'abandi. abwirwa benshi akumvwa beneyo, ni hahandi niho ruzingiye. mbaye mbaburiye ndi umuruda mukuru. igihe utaragera kuri wa murongo ndakwihorera. ariko intore na barafinda mugabanye guterana amagambo. ntabwo ibi bihe turimo ari byo guterana amagambo. hagiye kuba impfu zitunguranye mu bantu bakomeye cyane. ariko barafi uzi ko ushobora kuba uri n'umuhanuzi, ayo magambo uri kuvuga bagiye gupfa mu buryo butunguranye, hanyuma abantu nibwo bazasubiza ubwenge ku gihe. ubukungu begeranyije basahuye rubanda, nta n'umwana wabo uzabiryaho, nta n'umwuzukuru, kuko byuzuye umuvumo, bizaribwa na rubanda utanazi naho byakomotse. ariko barafinda upfa ikindi intore zirashimusa abanyarwanda kuva kera, zigashimuta abasirikare, zigashimuta abasiviliyani, zigashimuta abaganga, bagashimuta abacuruzi. yego nyine ibyo byarabaye, ariko wibuke ko turi no mu gihe cyo kwibuka, udakomeza kuzura kaboze. bagashimuta abize n'abatarize, bagashimuta abakirisitu, kutavuga se abanigishijwe amashuka, abapfuye baziritswe amaboko n'amaguru, abahonzwe bagahondwa bakarinda aho bapfa bagashiramo umwuka, batakambira batabemerera kubumva ngo babarekeraho kubahonda. abo nabo barahari. ntabwo umenya icyagukora. utageze ndakwica mbere yuko ugeraho. intore reka kureba nabi barafinda. ese ko